Yes, reka noneho nyambasuhuza abakunzi basobanukirwa 5 TV aho muherereye hose, nkaba nizeye ko mukomeje kugubwa neza mu byo mukora byose no mu byo murimo byose. Iyi rero ni Sobanukirwa 5 TV, nk'uko musanzwe mubizi ni channel yabagezaho ibiganiro by'ubusesenguzi, ibiganiro byizewe, ibiganiro bibigisha kandi ibiganiro byubaka sosiyete nyarwanda ndetse n'abumva ikinyarwanda bose. Reka rero mbasuhuze aho muherereye hose, abari hano iwacu mu Rwanda, ari abari hanze y'u Rwanda, muri Afurika, hanze ya Afurika, mwese ndabasuhuje, nizera ko umwaka mushya mwawutangiye neza. Nanjye rero ndaho meze neza, ndakomeye, ubuntu bwa data nyine bukomeje kubana nanjye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kintu ubona isi yose ihanzeho amaso, ni ukuvuga ngo abantu bose bitewe n'igihe tugezemo, ni ukuvuga ngo umuntu wese arimo arashaka ibyoroshye, ntabwo abantu bagishaka gufata umwanya wo gutekereza cyangwa se bafate umwanya bakora ibintu by'ubushakashatsi, bakore nyine ibintu byizewe cyangwa se ibintu bafite gihamya, ahubwo abantu barirukankira nyine mu gukora ibintu biciye mu nzira z'ubusamo. So uyu munsi rero tugiye kuganira kuri ChatGPT, cyangwa se turaganira ubundi ChatGPT ni agace kamwe kari gukoreshwa na AI cyangwa se ni Artificial Intelligence, ni ukuvuga ngo ni ubwenge bukorano. Urumva niba ikintu ari igikorano mu by'ukuri wagombye kugitekerezaho wimitse. Ni ubwenge ariko bukorana, si ubwenge bw'umuntu, ahubwo ni ibintu byakozwe n'undi muntu. So icyo kintu niba cyarakozwe n'undi muntu, ni ukuvuga ngo niyo mpamvu wagombye kucyitondera, ukagikoresha uzi neza ko gishobora kwibeshya cyangwa se umuntu ashobora kuba yaragiporogaramye, ariko akaba yashyiramo ndetse n'ibijyanye n'uko ibintu abyifuza cyangwa se abishaka, ariko kandi atari nako kuri kw'ibyo bintu. Rero nkaba mbashishikariza kugira ngo mukore like, comment, like na share, ndetse mukore subscribe kuri Sobanukirwa 5 TV kugira ngo ibiganiro byacu mwebwe bashya, ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro byubaka, ibiganiro by'ubucukumbuzi bijye bibafasha, bibagereho uko dusize ikiganiro muhite mukibona, kandi nzi neza ko nyine muzahinduka, kubera ko iyi channel yacu nta kindi igambiriye ni ukugira ngo ihindure ubuzima bw'abayikurikira. Rero ukore subscribe, ukore share, unashishikariza bagenzi bawe. Niwumva ikiganiro mu by'ukuri kikunyuze ukumva hari icyo ukuyemo, ntekereza ko utagenda udakoze subscribe. Yes, so rero uyu munsi kuri Sobanukirwa 5 TV tukaba tugiye kuganira ku byiza n'ibibi bya ChatGPT. Iyi ni application ishyirwa muri telefone, so ugasanga umuntu nyine arabasha kwibaza ibyo ashaka byose ikaba yamusubiza. Ngo ni ikoranabuhanga rikomeje guhindura uburyo bwo kwiga cyangwa se uburyo bwo gukora ndetse n'uburyo tuganira. Ese niba ngo ni umufasha mwiza, nta kintu ugomba kuza kwibaza, ese ni umufasha mwiza cyangwa hari ibyo tugomba kwitondera? Ibyo ngibyo mubitekerezeho. Nimwitegure rero dutangire ikiganiro cyacu tureba. Niba ngo ngiye kubanza mbahe ibyiza 10 bya ChatGPT ku bayizi, aho barayumva vuba cyane. Niba ngo icya mbere, niba ngo warufasha mu myigire no mu bushakashatsi, ikagufasha gusobanukirwa ibintu bitandukanye, inyigisho cyangwa se n'amagambo akomeye. Ibyo rwose ChatGPT irabigufasha mu buryo bwihuse cyane. Ikindi, guhanga udushya, kwandika, ishobora gufasha no gukora script yewe, cyangwa se ikaguha n'ibitekerezo bishya. Ariko biraterwa n'ibyo uraba wibajije, ntabwo yaguha ibitekerezo bishya ngo izane ibindi aho, ahubwo hari aho ibihereye, hari icyo uba uyibajije, then ikaba yakwagurira
bya bitekerezo. Icya gatatu, no guhindura ibintu mu buryo bwihuse, bituma rero ushobora kubona ibisubizo vuba utarinze gushakisha amasaha menshi. Ahangaha ni naho navugaga nyine igirira abantu benshi abanebwe. Abantu bashaka guca ubusamo, abantu ntabwo bashaka gushakisha nk'uko byahozeho, ahubwo abantu bashaka kuba abahanga, ahubwo abantu bashaka kubona ibintu by'ako kanya gufatiraho, ari nabyo rimwe na rimwe nyine ushobora gusanga yaguhaye ibitari byo. Icyo kintu nacyo mugomba kukimenya, yuko ushobora gusanga yaguhaye ibitari byo. Icya kane, ni ukugabanya stress mu kazi. Rwose kugabanya stress mu kazi, ibi ngibi nabyo ni ibintu ukora cyane. Ni ukuvuga ngo ishobora gufasha gukora ibintu byinshi icyarimwe. Icyo ni icya mbere. Icya mbere, wenda tugendeye kuri AI, uburyo ushobora gufasha abantu mu kazi. Ni ukuvuga ngo abantu barananirwa, abantu bashobora gukora amasaha 6, bakora amasaha 8, banananiwe mu by'ukuri, barushye, bapfuye. Ariko AI yo irakora 24 kuri 24. So ni ukuvuga ngo izo stress zo mu kazi, yewe ndetse ushobora no guporogaramu ibintu muri mashine yawe, muri mudasobwa, ibintu byose ikajya ibigukorera. So ikaguha ibisubizo mu buryo bwihuse. Ibi rero ni bimwe mu byiza by'iyi application ya ChatGPT, cyangwa se ishingiye kuri AI. Rero twabonye ko ari artificial intelligence, cyangwa se ubwenge bukorano, cyangwa se ubwenge buhangano. Gatanu, ngo gutanga inama z'imyigire n'imibereho, cyane nka tips zo kwiga, gutegura gahunda n'indi myitwarire. Ibyo byose ChatGPT irabigufasha. Ikindi ni ukuvuga ngo ni uguhindura imibereho y'ubucuruzi. Abakora business bayifashisha mu gutegura content, cyangwa se customer support. Ngo abacuruzi nyine urumva ko nabo barayifashisha muri business zabo, bagategura ibyo bagomba gukora, ama content, ndetse na customer support. Ni ukuvuga ngo ibi byose AI cyangwa se ChatGPT iguha amakuru y'ibyo bintu. Hanyuma ikindi, kwigisha abantu ikoranabuhanga. Icya mbere ni ukuvuga ngo ifasha abantu batari bazwi gutangira kwiga AI. Ni ukuvuga ngo umuntu wese n'ubundi ChatGPT yagufasha, ko ari application n'ubundi iri kuri AI, ariko nanone ubwayo yagufasha no kwiga iyi AI nyine n'ubundi. Ni ukuvuga ngo igufasha uko wayiga n'ubundi. Ni ukuvuga ngo ikwigisha uko ubwayo, niyo ikwigisha n'uburyo ki wayikoresha. Urumva ko ni ibintu byoroshye. Ikindi, guhuza abantu n'amakuru. Icya mbere, irorohereza kubona ibisubizo ku bibazo byinshi mu buryo bwihuse. Ikindi, nko gutanga inspirations, inyandiko zayo zishobora gutuma abantu babona ibitekerezo bishya. Ibyo byose ibigufashamo. Ikindi, kwigisha ururimi. Ni ngo ishobora gufasha kwiga indimi no gukora translation, cyangwa se gusemura mu buryo bworoshye. Ibyo rwose iragufasha kabisa mu bintu byo kwiga indimi, ugakora translation, cyangwa se ikagusemurira mu buryo bwihuse kabisa, utarinze gutinda. Hanyuma tuvuye kuri ibi ngibi rero, 10 byiza byayo, ariko nanone kandi turaza no gusanga ibibi by'iyi ChatGPT. Ni ngo icya mbere, amakosa mu bisubizo ishobora gutanga. Ni ngo hari igihe ishobora kuguha amakuru atariyo, cyangwa se atanuzuye. Ibyo ni bimwe mu makosa ChatGPT ishobora kuguha. Ikindi, gushidikanya ku by'ibanga, cyangwa se nka like privacy issues. Ibyo wandika bishobora kutaba ibanga 100%. Icyo nacyo ugomba kukimenya. Ikindi, gushimisha gusa ku byo yize.
ntibasha kugira amarangamutima cyangwa gutekereza nk'umuntu. Icyo ni icya mbere ugomba kumenya. Niba urimo uraganira nayo, si umuntu urimo uraganira nawe. Buriya umuntu ashobora kumva ikibazo ufite akazana amarangamutima, akaba yabasha guhindura ibyo muri kuganiraho, akumva umutima wawe, akagira amarangamutima uko yarabivuze, ahubwo atari ko unyuze no muri ubu buryo byakunda. Ariko yo ni ibintu nyine biri aho ni ibintu bihurutuye, yirazana ikagukubitiraho by'amarangamutima. Ibyo ngibyo ntabyizi, ntabyigira, yiraguha bya bintu byabaye byaporogaramwe gusa mwaho ngaho, yo irabiguha ikurikiyeho. Rero niyo mpamvu uvuga ngo urayizera 100% mu by'ukuri, aho ngaho uba wibeshya cyane. Hanyuma ikindi, kuyobya cyangwa se gutanga amakuru atari ngo like misinformation. Ngo hari igishobora no gukoresha amakuru atizewe ikayaguha, umuntu akaba yarabisizemo mu nyungu ze bwite, hanyuma yo wayibisaba ikabiguha, nyamara ugasanga ntiribuze guhuza nuko washakaga ayo makuru. Ikindi, kwishyikiriza ku ikoranabuhanga gusa abantu bashobora kwibagirwa, ndetse no gukoresha ibyo bishobora gutuma abantu bashobora kwibagirwa gukoresha ubwenge bwabo. Ugasanga umuntu arajya kwandika iretire y'akazi, akaba arirukanse, agiye muri ChatGPT ikamuha ibiforomire byose nawe agaterura akarunda hariya. Noneho ugasanga ibyo bintu nubwo bitwaye gutyo, ntashobora no gutekereza, agira umutima wo kwiga, agira ubwenge, avuga ati ibi nubwo bimpaye, reka niba koko ari byo, reka noneho nanjye ngire umwanya wo kwifata mu mutwe mbitekerezeho, noneho njye mbikora. Oya, aha nuvuga ngo yabera ikiyobyabwenge cy'uko batakishaka gutekereza byimbitse, ahubwo usanga abantu bashaka guca iz'ubusamo. ChatGPT irahari, bagahita baterura ibyigwahaye bashyiramo ngaho. Icyo nicyo kibi, irimo iragenda isubiza ubwenge bw'inyuma, aho kugira ngo abantu batekereze, ahubwo baragenda bagira gute, baragenda basubira inyuma. Hanyuma ikindi, ushobora no kutamenya amakuru mashya. Ni ukuvuga ngo hari n'igihe udashobora gutanga amakuru y'igihe nyacyo, like nka current events. Hanyuma ikindi, ni ukuvuga ngo kubika ibisubizo ushobora kuba bihagarariye nko ku myizerere runaka. Ugasanga we uko nizera, tuvuge niba ari Bibiliya ari ijambo ry'Imana, we bikaba byaraporogaramu mu myizerere y'umuntu runaka, ariko bitagendeye cyangwa se bitari mu ijambo ry'Imana. Urumva ikibazo? No ukabihurutura, ntibihuye n'imyizerere yanjye, ariko ngashaka kwapurika ibyo bintu. Urumva mu by'ukuri aba ari ikibazo. Rero ku muntu winjije, umuntu utazi, navuga ngo n'ubundi arebye nabi yakomeza kubinjije, yakomeza kubinjije kabisa ku icyo kintu. Ariko ku muntu ufite ubwenge, gutekereza neza, ujijutse, ashobora kwibyaza umusaruro, kubera ko iramuha ibintu we akabitekerezaho, yabitekerezaho akabyanarayizinga cyangwa se akabisesengura, byaba ari byo akabimenya cyangwa se byaba atari byo ntabimenye, byaba atari byo akayihorera. Ariko byaba bibabaje ku muntu ihereza ibintu ibyo ari byo byose, we akabyakira. Aho ngaho ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ikindi, ni ngo kutamenya, nko kutamenya like neza nka context. Ni ngo hari igihe itamenya intumbero y'ikibazo itanga, ugasanga iratanga ibisubizo bidahuye n'icyo ushaka. Wowe ukabaza, nyine twavuze ngo si umuntu azanemo amarangamutima. Wowe ukabaza ikibazo, kubera ko atari umuntu wagira amarangamutima, agira no kugitekerezaho, yo ikizakora izahurutura ya formule yanditswemo hariya, ize ibigutereka imbere. So niba udatekereza neza rero, izahaguha bitari byo. Niba bitari byo, nawe uzagendera mu kigare cy'ibintu bigize gute, cy'ibintu bitari byo. Hanyuma icya cyenda, ni ngo gukoresha mu buryo butemewe. Nanone ishobora gukoreshwa mu gusiga, nko mu gusiga amakuru atariyo, cyangwa se amakuru ari spam, amakuru y'ibihuha, zikatera ibintu byose by'ibihuhayo, ukabirunda aho ngaho, none nawe ukabikoresha, cyangwa se ukabifata nk'aho ari ukuri, nyamara kandi mu by'ukuri ari ibihuha. Rero icya 10 ni uko ari nacyo cya nyuma mu bintu bibi biyigize, ni ngo kudashobora gufata imyanzuro y'ubwenge. Icyo ni icya mbere, ntishobora gufata imyanzuro y'ubwenge. Ni ngo ntishobora gukora decisions
cyangwa se imyanzuro ishingiye ku marangamutima cyangwa se institution y'umuntu. Ni ukuvuga ngo ntabwo yakora iby'amarangamutima, ibyo ntibizi nyine yo. Navuze ngo ngewe ushobora kuza ukanganiriza nkagutega amatwi mu by'ukuri numvishe uko uje nkaba nagira amarangamutima, ariko nubwo nari mbizi gutya ariko wakabigenjeje gutya, icyo gihe nkaguha n'inama ifatika, ariko siko izakora. Ibirimo nyine ni irahurutura ikaguhereza. So yaba kuguhereza nawe rero nubyapurika mu by'ukuri uzasanga uguye muri manga cyangwa se uguye mu utazi. Rero bavandimwe basobanurwa 5 TV, ni ukuvuga ngo nk'uko tubibona ChatGPT ifite ibyiza byinshi, ariko kandi nanone ari n'ibyo tugomba kwitondera. Icy'ingenzi ni ukumenya uko uyikoresha neza, utishingikirije gusa kubyitanga, ahubwo nawe ibyo itanga ukabitekerezaho. Rero niba wungukiye muri iyi video yacu yo yasobanukirwa 5 TV, reka nongere mbashishikarize gukanda subscribe, usangize n'abandi, kandi utange n'ibitekerezo byawe ku bibi n'ibyiza wigeze ubona muri ChatGPT. Rero ibyo byose ubitange muri comment yasobanukirwa 5 TV, kandi unatubwire indi ngingo mushaka ko twavugaho. Iyo ni ingingo nyine ishobora gufasha abanyarwanda, ishobora gufasha abantu bose badukurikiye kugira ngo bakomeze basobanukirwe. Rero ushatse kunyandikira, uraza kunyandikira kuri 0788 36 34 15, 0788 36 34 15. Reka dusubire ibyacu, murabizi nagahoraho akagaruka kuri sobanukirwa 5 TV. Turabakunda kandi natwe muzi ko mudukunda.